Guys, niba uri stay at home mom cyangwa se ukaba uri umukobwa ukaba uri umuhungu ariko ukaba urambiwe kwirirwa usaba buri kintu cyose ukeneye, ugisaba ababyeyi bawe, ugisaba brother bawe, ba sisters bawe, ngwino nkubwire business ideas eshanu ushobora guhitamo imwe wumva yakorohera ugahita utangira kuyikora idasabye igishoro cya danje, sibyo? Guys, nahoze ndatekereza navuga ntese ubu ni gute naba umukire ariko ntakora. Oh my God. Nkajya mbyuka mu gitondo nkakaraba, narangiza nkasubira mu buriri nkasinzira, saa sita nkarya, then nimugoroba nkareba movie, nkatembera, just like that. Sunday hagera nkajya gusenga, nkagaruka, nkatembera, nkaruhuka, nkaryama, and izo moves zose nkazikora kuri konti, amafaranga agenda yiyongera. Nindoho ndangira business nakora ku buryo nabaho gutyo. Sigaho kurota magnifique, sigaho kurota. Niba nabo batekerezaga gutya, rekera kurota inzozi zitazigera ziba impamo. Ahubwo ngwino nkwereke ibintu, nimba uri umukobwa, ukaba uri umusore, ukaba uri umubyeyi, ariko ukaba wumva ko akazi ukora amafaranga ugakuramo ataguhagije, cyangwa se ukaba nta kazi ufite, ngwino nkwereke uburyo, nkwereke business ideas ushobora gutangira uyu munsi zikaba zaguhereza amafaranga meza cyane. Ngiye kuguha business ideas eshanu ushobora gukora ubu ngubu, waba ufite akazi waba utagafite, zikabasha kuguha amafaranga meza cyane. Welcome back guys. Niba uri stay at home mom cyangwa se ukaba uri umukobwa, ukaba uri umuhungu ariko ukaba urambiwe kwirirwa usaba buri kintu cyose ukeneye, ugisaba ababyeyi bawe, ugisaba brother bawe, ba sisters bawe, ngwino nkubwire business ideas eshanu ushobora guhitamo imwe wumva yakorohera ugahita utangira kuyikora idasabye igishoro cya danje, sibyo? Urajya wumva bitewe n'ubushobozi wumva wabona icyakorohera aba ariyo business wakora, sibyo? Kandi buriya mu gihe uri gutera imbere, ushaka gutera imbere, ufite inyota yo gutera imbere, uzajya wirinda ikintu cyo kuvuga ngo se ibi bintu barabibona bate, nibikora baranseka. At the end abo ngabo uba wumva baguseka ntago bazaza kukwishyurira bills zawe, sibyo? Ni wowe ugomba kwiyishyurira bills zawe, sibyo? So ni wowe ugomba kumenya icyo ushaka gukora, icyo ukunda. Kandi nimba ugiye gutangira business, uzahitamo ikintu wumva ukunze kurusha ibindi, sibyo? Cya kintu wumva ukunze kurusha ibindi, kuko muri business hari igihe kigera ukumva wacitse intege, ariko iyo wakoze ikintu ukunda noneho ari passion yawe, ntabwo ushobora kugivinga up, sibyo? Mu gihe byaba bimeze neza cyangwa se bitameze neza, uhorana imbaraga zo kugumya gukora bya bintu. So ntabatinde rero, ngiye kubabwira business eshanu wakora kugira ngo ubashe kubona amafaranga meza cyane kandi byihuse. So business ya mbere, ushobora gucuruza imbuto. ushobora kurangura imbuto ku gasoko muturanye ukazicuruza
ukazicuruza ku bantu bakora mu ma ofisi cyangwa se ukajya no mu mujyi ukaba wazicuruza, sibyo? cyangwa se n'ahandi hantu hose wabona abantu bakeneye imbuto, sibyo? ushobora no kuba wenda uri mu rugo ukagura imbuto, ugakora blender, ukagenda ukagurisha abantu mu office. Ahantu hose mutuye haba hari abakozi ba leta, haba hari abakozi b'inganda zigiye zitandukanye cyangwa se n'andi makampani. So ushobora gutangira ukabaka isoko ugatinyuka, sibyo? Indi business ideas rero ushobora gukora, ushobora gucuruza fast food. Ikibazo cyanyu bamwe usanga mutazi guteka, mutangire mwige guteka darling, mutangire mwige guteka, mwige gukora utuntu tugiye dutandukanye, mugire ubumenyi ku bintu bigiye bitandukanye. Ushobora guteka pizza, burger, cyangwa se ugakora ibiraha, cyangwa se ugakora n'amasambusa yaba y'inyama, cyangwa se ugakora ibirayi bitewe. So ibi bintu bishobora kutagutwara amafaranga menshi cyane, sibyo? Ushobora no kubitangiza even ugakora amasambusa utangije nk'ibihumbi 20 cyangwa 30, ugakora n'amapiza, ugakora n'amabaga, ugatangira kujya ucuruza ahantu hagiye hatandukanye, cyangwa se ugafungura online store, ugafungura online store, ukajya udelivaringa, cyangwa se ushobora no gutangira ukajya murababwira ati mukoreshe social media, ukajya ugaragaza ibyo ukora, ukagurishiriza online, cyangwa se n'ababishatse ukabadelivaringira. Ni ibintu byaguhereza amafaranga kandi mu buryo bwihuse. So business ya gatatu rero, ushobora gukora ubutayeri ariko atari ubungubu busanzwe, sibyo? Ushobora kujya kugura imyenda ya caguwa ukayongerera agaciro, ugashyiraho utu design tugiye dutandukanye. Wenda ukagura nk'uyu mwenda, nk'aka gapira, murabibona ko ari agapira karaho gasanzwe, ugatangira gushyiraho utuntu tw'utu design, komekaho utuntu, ukakongerera agaciro, hanyuma ukakagurisha, sibyo? Ukakagurisha wongereye agaciro amafaranga wari wawuguze, sibyo? Hanyuma it's a good man guys, mwige ibintu bigiye bitandukanye. Nimba wararangije ishuri aka kanya ntacyo uri gukora, ushobora no gusaba umubyeyi wawe ukavuga ati narangije yego PCB cyangwa MCB, ariko mama papa mwafasha mukanyishyurira. Hari ahantu biga amezi 6, nkiga kudoda, nkiga gukora capati, nkiga gukora coffee, ibintu bigiye bitandukanye. So ubu butayeri rero ni yindi business ideas, nimba wumva ubikunze wabikora. So indi business ideas ni ugucuruza ibicuruzwa by'ubwiza. Murabizi ko abakobwa dukunda ibintu by'ubwiza, sibyo? Ushobora gutangira ukagura weed, body product, hair product, ugatangira kujya ucuruza cyane cyane kuri bagenzi bawe, abakobwa bagenzi bawe, ukabacuruza izo hair product cyangwa se body product, ugatangira kuzibacuruzaho, ukabasaba kujya bakubwirira n'abandi bantu babikeneye, ukabibahereza. Ugakoresha social media, iragaruka ukayikoresha, ukaza kuri TikTok, nimba utanayigira ugafungura account, ugatangira kujya ukora ama live werekana ibyo ukora, sibyo? Ukurura abakiriya, sibyo? So ibicuruzwa by'ubwiza murabizi ko biba bikenewe ahantu hose, abakobwa bose, abavuka buri munsi bose n'ubundi already bakenera ibicuruzwa by'ubwiza. Aho waba utuye hose haba hakenewe ibyo bicuruzwa, sibyo? Ushobora no gutangira amaparufe, ibiki bijya bibona, ugasanga ugiye nko kuri TikTok live, ugatangira kujya werekana ibyo ukora, abantu bakakugurira, ukavuga motari akabashyira, gutyo. So indi business rero ushobora gukora gucuruza amavuta y'inka.
amavuta y'inka aragurwa cyane guys, I'm telling you, amavuta y'inka aragurwa. Ushobora gutangira kujya ucuruza amavuta y'inka nimba iwanyu mukama mworoye inka, ukabasaba ukajya ucunda, ukabona amavuta ugatangira kuyagurisha, sibyo? Murabizi ko amavuta ashobora kugura ibihumbi 7 cyangwa se 6, byaterwa nuko n'igiciro ushaka gushira ugatangira ukajya ucuruza. Indi bonus rero na business ideas nabaha, ushobora gucuruza ubuki. Ese guys, mwamuzi ko nimba ubiwanyu wenda tuvuge gacyari wanyu ahangaha uracyabana n'ababyeyi, ushobora no kubasaba ukavuga ati ese muri iyi sambu yacu ko mbona hari ibiti mwamfashije nkishyiriramo imizinga, ukagura imizinga y'inzuki, ugatangira ukorora inzuki gakeya, ugatangira n'imizinga 2 cyangwa se 1, uko ugenda ucuruza wunguka ukagenda ugura imizinga igenda itandukanye, sibyo? Ibi bintu nubikora ntakubeshye bizagufasha kuva ku rwego rumwe ujya ku rundi. Duca ikintu byo kumva ko uzabona ikintu ari uko wagisabye, ari uko watitirije umuvandimwe wawe, ari uko watitirije umubyeyi wawe, kandi nabo baba bafite iyindi mizigo itabiboroheye bagomba gukemura. So we have to tukigira tugashaka amafaranga hasi hejuru. Iyo uri gushaka amafaranga icyo ugomba kwikuramo ni ukugira ubunebwe no gutekereza ngo ese barabifata bate, abana twiganye, hari ikintu ukajya wumva ukavuga ati uwo twiganye reba ibyo amaze kugeraho, njyewe ndahangaha nambona se nikoreye ubuki, nambona se ngize gutaha. Iyo umuntu ashaka gutera imbere ibyo ngibyo ntago abyitaho, sibyo? Ugomba gukora ibikorwa bikivugira, kandi ntabagererayo rimwe, buri wese aba afite urugendo rwe. So ndabifuriza rero iterambere, ndabifuriza kugera kuri byinshi. Nimba ari bwo bwa mbere ukiza hano, please kindly subscribe to this channel, nurangiza usharing iyi video igere ku bantu benshi, sibyo? Thank you so much, tuzasubira ubutaha. Murakoze cyane.